Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino utuyobore. Bavandimwe, nagira ngo mbagezeho inyigisho yabafasha mwazirikanaho kuri uyu munsi mukuru wa Pentekositi. Bavandimwe, turahimbaza umunsi mukuru wa Pentekositi. Nyuma y'iminsi 10 Yesu asubiye mu ijuru, yoherereje abigishwa be Roho Mutagatifu, bityo yuzuza isezerano. Muri kano kanya nagira ngo tuzirikane ku ngingo 4 z'ingenzi. Turahera kuri Pentekositi y'intumwa, hanyuma turebe Pentekositi yacu. Turibaza tutese uyobowe na Roho Mutagatifu abahwate wamubwirwa n'iki? Hanyuma turangirize ku ngabire za Roho Mutagatifu Kiliziya itwigisha ko ari indwi. Ingingo ya mbere, Pentekositi y'intumwa. Bavandimwe, ku cyumweru gishize twahimbaje Asansiyo, Yezu asubira mu ijuru. Mwibuke ikibazo intumwa zabajije Yezu, ziti Nyagasani, ubuse niho ugiye kuvutsa ingoma ya Isiraheli? Kiriya kibazo kirerekana ko intumwa zari zitaramenya neza Yezu uwo ari we n'ubutumwa bwe. Zari zimutegerejeho ko umwami nk'abo kuri iyi si. Yezu yari yarazigishije, akora ibitangaza, arabasobanurira, baramubona yazutse, ariko ntacyo bari barakuyemo. Amaso yabo yari ameze nk'ahumye. Bari bagitsimbaraye ku myumvire yabo n'ibyifuzo byabo bya kera. Yezu yatangije ingoma y'Imana, abigisha iby'ingoma y'Imana, ariko bo bashishikajwe n'ingoma ya Isiraheli. Barashaka yuko Yezu aba umwami, nabo bakaboneraho. Buriya baratekereza umwe ati njyewe buriya nzaba minisitiri w'intebe. Undi ati buri bwo Yuda yagiye, ni njye ugiye kuba minisitiri w'imari. Undi ati njyewe nzaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Urumva rero n'ibyo bitekerezo bari barimo, kandi Yezu yarababwiye ko ingoma ye atari iyo kuri iyi si. Igisubizo cya Yezu mwaracyumvise, ati mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya, ndetse no kugera ku mpera z'isi. Iryo sezerano ryujujwe kuri Pentekositi. Uko byagenze, Luka, umwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, arabitubwira. Abigishwa ba Yezu bari bakoraniye hamwe basenga, bari kumwe na Mariya umubyeyi wa Yezu. Umuriri umaze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari barimo. Abari batangiye guhunyiza barakanguka, nuko babona indimi zisa n'iz'umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzura Roho Mutagatifu. Nicyo cy'ingenzi, bose buzura Roho Mutagatifu. Bahise rero bahinduka bidasubirwaho, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Abari i Yerusalemu baratangara. Roho Mutagatifu rero yabahinduye abantu bashya, aho ubutwari bwo kubera Kristo abahamya kugeza ndetse no ku rupfu. Muribuka Petero yihakanye Yezu inshuro 3, noneho arasohoka, ubwoba bwarashize, atangira kwigisha mu izina rya Yezu. Kuri Pentekositi nibwo Kiliziya nk'umuryango w'abemera yatangiye ku mugaragaro. Pentekositi y'Abayahudi
yahimbazwaga ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika, bagahimbaza igihe Imana ibahaye amategeko yayo, bakagirana isezerano ku musozi wa Sinayi, bagahinduka umuryango mutagatifu. Pentekositi y'intumwa itangiza umuryango mushya w'Imana ugendera ku itegeko ry'urukundo. Bose buzura Roho Mutagatifu, Roho w'urukundo. Nk'uko twabyigishijwe muri gatigisimu, Roho Mutagatifu ni urukundo ruzima rukomoka kuri Data na Mwana, Imana kimwe na Data na Mwana. Batangira gusingiza Imana bamaza mu ndimi zose ibitangaza by'Imana. Mbere ya Pentekositi barwaniraga imyanya bibazo ukomeye muri bo. Bagendaga kuri wa muntu w'igisazira wireba n'inyungu ze gusa, ushaka abandi bamukorera, bamuyoboka, ndetse n'Imana igakora ugushaka kwe. Kubera kuri Pentekositi bariyibagiwe, baramamaza ikuzo ry'Imana. Imana niyo ifite umwanya w'ibanze muri gahunda zabo. Dore uko Luka atubwira imibereho y'abakristo ba mbere bayobowe na Roho Mutagatifu. Bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyuraho umugati no gusenga. Abemera bose bari bashyize hamwe, n'ibyo batunze byose bakabigira rusange. Iminsi yose bashishikaraga kujya mu ngoro y'Imana bashyize hamwe, bakamanyura umugati muhira, bagasangira mu byishimo no mu bwiyoroshye bw'umutima. Basingizaga Imana kandi bagashimwa n'abantu bose, nuko Nyagasani akagwiza uko bukeye umubare w'abacunguwe. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 42 kugera ku wa 47. Tugeze ku ngingo ya 2, Pentekositi yacu. Bavandimwe, natwe twarigishijwe, duhora twigishwa, ariko wagira ngo byinjira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi. Ijambo ry'Imana twumva cyangwa se dusoma, wagira ngo ni ugusuka amazi ku gishuhe. Nk'intumwa, natwe dukeneye urumuri n'imbaraga za Roho Mutagatifu. Nk'uko Pawulo yabwiye Abanyagalati, niko natwe abibwira uyu munsi, ati twemerere Roho Mutagatifu atuyobore, nibwo tutazakora iby'umubiri urarikira. Dufungurire imitima yacu Roho Mutagatifu, nibwo tuzerera abo turi kumwe imbuto za Roho, ari z'urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Tugeze rero ku ngingo ya 3. Ese kweza avuga ku giti ukibwirwa n'imbuto zacyo, uyobowe na Roho Mutagatifu abaho ate? Uyobowe na Roho Mutagatifu arigaragaza. Hari ibimenyetso bigaragara kuko akuzuye umutima ugasesekara ku munwa. Uyobowe na Roho Mutagatifu arangwa n'urukundo rw'Imana n'ibyayo. Roho Mutagatifu atuma umuntu akunda Imana n'ibiganishaho byose, akumva bimuryoheye, agakunda isengesho, akaribonera umwanya, agakunda misa. Ubu akaba yibaza atari koko ko ubu ngubu bazafungura kiliziya ryari ngo nongere njye mu misa, nishimane n'abandi ba Kristo, mpabwe umubiri wa Kristo. Iyo nyota akaba arayifite ikomoka kuri Roho Mutagatifu. Uyobowe na Roho Mutagatifu aryoherwa n'ijambo ry'Imana, akaryoherwa n'amasakaramentu, gushengerera, kwiyegurira Imana. Imbuto ya 2 irangwa ku muntu uyobowe na Roho Mutagatifu ni urukundo rwa Kiliziya. Uyobowe na Roho Mutagatifu akunda Kiliziya, akaba yizi neza, azi ko ari umubyeyi, ko akayikunda nk'umubyeyi,
akayumvira, akayitangira, akishimira kuyikorera, akishimira gutanga ituro kugira ngo kiliziya ibone uko irangiza inshingano zayo, akirinda kuyisebya no kuyisebesha. Mbese akaba afite urukundo rwa kiliziya, azi ko ari umubyeyi wahamwe ngo niyo yabona abayigize bitwara nabi n'abayobozi bayo, akibuka ko nta wanga nyina niyo yaba arwaye ubuheri. Yowe nawe mutagatifu kandi arangwa n'ubutwari bwo gukora icyiza, abona imbaraga zo guhinduka, kujya mbere mu gukora icyiza, kugera ku ndunduro, ntacike intege, akaba afite iryo shyaka ryo gukora icyiza, atitaye ku byo bamuvugaho, ku byo bamuvuga nabi. Aba azi uwo yemeye, azi uwo akurikiye, azi uwo akorera. Yowe nawe mutagatifu kandi aharanira ubumwe n'ubusabane mu bantu. Urugo rero na roho mutagatifu rurangwa n'ubumwe, ugasanga umugabo n'umugore bunze ubumwe, n'abana bagasengera hamwe, bagasangira ibyishimo. Yamuzi ko amacakubiri akomoka kuri Sekibi, utera amacakubiri mu bantu aba ari umukozi wa Sekibi. Buriya butwari bwo gukora icyiza, buriya rukundo rw'Imana na kiliziya, buriya bumwe umuntu abigeraho iyo yakiriye ingabire za roho mutagatifu. Reka tucemo muri make ibyerekeranye n'izo ngabire. Kiliziya itwigisha ko ari ingabire indwi nk'uko tuzisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Izo ngabire turazihabwa muri batisimu no mu gukomezwa, mbese muri buri sakaramento. Icyakora hari izindi mpano za roho mutagatifu bita karisme, ariho hava ijambo karisimatike, zihabwa umuntu kugira ngo zubake kiliziya. Izo Pawulo atubwira mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12, umutwe wa 13 n'umutwe wa 14. Ingero z'izo mpano ni nk'ubuhanuzi, kuvuga mu ndimi, kwigisha, gutanga inama nziza, kwita ku barwayi, kuririmba, urukundo n'izindi. Pawulo rero yongeraho ko urukundo ruzitambutse zose. Turebere hamwe rero izo ngabire za roho mutagatifu zidutagatifuza, zikatuvugurura, zikaduhindura abantu bashya, abana b'Imana. Hari ingabire y'ubuhanga. Iyo ngabire ituma turyoherwa n'ibyiza by'Imana, ikaza kuryoherwa n'aho turi, n'abo tubana, ugasanga turahishimiye kuko tubona ibyiza byaho. Ingabire ya kabiri ni ubushishozi. Iyo ngabire iduha gucengera ibintu, tukareba kure, hirya y'ibigaragara, ntitugendere ku marangamutima, tukamenya ko ibishashagira byose atari ko aba ari zahabu. Iyo ngabire idufungura kwakira aho tudahuje ubwoko, aho tudahuje akazi, aho tudahuje ubukungu, aho tudahuje ubwenge. Iduha gusenya mbese inkuta z'ubwoko bwose twubaka hagati yacu. Ubwo rero mbese iyo ngabire y'ubushishozi iduha kutaba banyamujyo bijya. Nibyo Pawulo yabwiraga Abanyaroma mu mutwe wa 12 umurongo wa 2, ati ntimukigane ibi bihe turimo, ahubwo nimuhinduke, mwivuguremo ibitekerezo, kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Yewe na roho mutagatifu rero ntajyana n'ibihe ngo ibi nibyo bigezweho, oya, we areba Yezu, niwe aba yarakurikiye. Ingabire ya gatatu ni iy'ubujyanama. Iyo ngabire tukwinjira
ugushaka kw'Imana, tukamenya icyo Imana idushakaho, ndetse tukaba twafasha n'abandi tubagira inama nziza, tubafasha kumenya ugushaka kw'Imana. Ingabire ya kane ni ingabire y'ubutwari cyangwa se y'ubudacogora. Iyo ngabire irakenewe cyane, kugira ngo muzi ko icyo Imana idushakaho ari ugushyira mu bikorwa ugushaka kwayo. Ngo hari abantu benshi bari mu muriro utazima, kandi kuri iyi si bari bafite imigambi myiza, bari bafite gahunda nziza, ariko iyo migambi ntibigeze bayishyira mu bikorwa, cyangwa se bayishyize mu bikorwa bageze hagati bacika intege, baragwa, ntibongera kubyuka. Roho Mutagatifu rero aduha imbaraga zo gukora ugushaka kw'Imana kugera ku ndunduro, aduha gutsinda inzitizi ziduturukaho, cyangwa se zituruka ku bandi, cyangwa se zituruka ku bindi. Aduha kugira icyerekezo cy'ubuzima, ntitube abanyamugiyo bigiye, cyangwa se ngo tube inkoma amashyi. Aduha guhitamo, tugafata umugambi tukawushyira mu bikorwa, tutitaye ku baduca intege cyangwa se ku biduca intege. Ingabire ya gatanu ni ingabire y'ubumenyi. Iyo ngabire rero iduha kumenya icyo tugomba gukora. Ese icyo Imana integerejeho ni iki hano ndi muri kino gihe? Nzagikorana nande? Iyo ni ingabire y'ubumenyi. Ingabire ya gatandatu ni ingabire y'ubusabane ku Mana. Iyo ngabire iduha kugira imyifatire y'abana imbere y'Imana umubyeyi wacu. Ingabire ya karindwi ni ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani. Ntabwo ari ubwoba, ahubwo no gutangarira ubuhangange bw'Imana, tukamenya ko Imana ari umuremyi, nanjye nkaba ikiremwa, mbese nkamenya umwanya wanjye, sinshake kwigira ikigirwamana, cyangwa nkumva nyine ko ndi umuntu imbere y'Imana. Bavandimwe, ziriya ngabire zose abakristo twese twarazihawe, ariko se ikibazo nibaza, nihereyeho waba nisuzuma ugasanga mfite ubwoba bwo gukora icyiza, ntibaza abandi baramvuga iki, barantekerezaho iki, ese biragenda bite? Ngahera muri urwo simfata icyemezo cyo gukora icyiza, ugasanga ndacika intege, ugasanga rimwe na rimwe ndakura amacakubiri. Ese byaba biterwa n'iki? Kandi narabatijwe, narakomejwe, nagiye no mu karismatike ndasenderezwa, kubera iki ziriya mbuto zitagaragara? Wenda nkeka yuko Roho Mutagatifu tutamureka ngo yisanzure, tumufungirane. Nkabaho urugero, uri i Burayi bateye imbere, ni byiza, ariko baringanije imbyaro barakabya, ku buryo usanga hari nk'urugo bakabyara umwana umwe. Uwo mwana umwe rero agira irungu, akabura umwana bakina, ababyeyi bakagerageza ariko ugasanga rimwe na rimwe ntibanaboneke. Hanyuma babigenza bate? Bakajya ku isoko bakamugurira inyoni ziba zihari, bakayishyira mu kantu k'agatebo karimo imyenge, bakayizanira umwana akishima, akajya ayireba, akajya yivugisha nubwo nta kimusubiza, akayishyira utugori, mbese umwana noneho ukabona atangiye guseka, atangiye kwishima. Ariko rero iyo nyoni yo ntabwo iba yishimye. Inyoni ifite amababa, Imana yeremeye kuguruka, ikagenda igatora udusimba, ikajya mu kirere, ikazenguruka ahantu hose ishaka.
natwe harimo Roho Mutagatifu tumufungirana. Twaramuhawe ariko ntitwemera yuko adukoresha. Roho Mutagatifu rero akenera yego yacu, ko tumwemerera akaduhindura, ko tumwemerera akatuvugurura, tukamukingurira amarembo y'umutima wacu wose, Roho Mutagatifu akaduhindura. Ubwo rero twafatwa umugambi wo kwemerera Roho Mutagatifu akatuyobora. Nitumwemerera nibwo azadukoresha ibitangaza nka biriya yakoresheje intumwa ubukristo bugitangira. Bavandimwe, iyo duhimbaza Pentekositi, si ukwibuka amateka, si ukwibuka ibyabereye i Yerusalemu kera, hakaba hashize imyaka irenga 2000. Uyu munsi nitwe Roho Mutagatifu amanukiraho, twe duhimbaza Pentekositi ubu ngubu. Uyu munsi nitwe avugurura akaduhindura abantu bashya. Nitwe aho ubutwari bwo kubera Kristo abahamya. Twumve rero ko turi kumwe na Bikira Mariya. Pentekositi ituvugururemo ingabire za Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu, igihe aduhinduye ibiremwa bishya, no mu gukomezwa igihe aduhaye imbaraga zihariye ngo tubere Kristo abahamya mu bantu. Dufungure imitima yacu, twemere Roho Mutagatifu atuvugurure, adushyire kuri gahunda, atuyobore igihe cyose no muri byose, aduhe kuba abakristo beza banogeye Imana n'abantu. Tuyoborere Roho Mutagatifu, tuyoborere wowe Roho Muhoza, twereke inzira wowe twasezeranyijwe, kuko ari wowe uzatugeza mu ijuru. Mwari kumwe na Padiri Alexandre Uwizeye.